nabwo urabibona ubu ntago nkiri muri za nsore ubu mfite izindi nshingano ubu nabaye umuntu w'umugabo ubwire za nsore twajaga tumenyerana mu nzagwa mu kabari ubu mfite izindi nshingano namaze kubaka urwanjye somya madamu sha ya Reka nongere mbashimire nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Shimira wakoze subscribe ugakora like ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment. Mbere yuko ngira icyo mvuga reka mbanze nakire Anje musuza Anje bimeze bite Emi? Meze neza. Wambaye neza by the way. Ya ndashima Imana. Shaka bisa ugiye Emi? Kumara wambaye neza ugiye? Abanyarwanda bamaze iminsi bategereje ibintu byinshi bijyanye na YAKA MWANA. Uyu munsi YAKA MWANA yakoze ubukwe afite mariage n'uwitwa Keza. Gusa igitunguranye nuko YAKA MWANA uwo bari barerekanye ko bagiye gushyingiranwa ntago ari bagiye gushyingira. Yes, ahantu turi na ahantu kuri ambassadors bahita kuri ambassadors bahita gute? Okay, yeah, niho turi ariko ntago bafite amakuru yuko twahageze. Ni ibintu bisa nk'ibyabaye mu ibanga. Ese Emi urabona biza kuba bimeze bite kwa YAKA? YAKA rero amaze iminsi ari kumwe n'umukobwa yagiye akundana n'abakobwa benshi harimo witwa Da Queen harimo witwa Sandrine wamutabaye abantu benshi baza kugira ngo azashyingiranwa nabo ariko uyu munsi yakagiye gushyingiranwa na Sandrine w'inzobe abantu benshi Sandrine wa undi wa mbere umwe mu ex we bagiye kuri social media bakavuga ibintu bigiye bitandukanye bakavuga ko batandukanye kubera ko umukobwa atigeze yemera kuryamana nawe Emi tudatinze rero ndumva twahita tugerayo kugira ngo tudasanga banaducitse reka rero tujyane tugende turebe ibintu byinshi YAKA MWANA ubukora bukoze wowe muri comment zawe nyeneye kukumva nyeneye kumva icyo uvuga nyeneye kumva umuntu witwa Philbert big up to him yes rero nkuko mubibona nababwiye ko ngiye kubereka ibintu byinshi Anje yo nibyo nahindi kukubwira ngo YAKA atanze ubutumwa bukomeye yerekana ko yuko nta kintu kidasanzwe nta n'ikintu kidashoboka buriya nta kintu kidashoboka ese ubundi wa mugani ni ngombwa gukundana n'umuhungu cyangwa umukobwa ngabanza ngo avance nabo baraza kuza kutubwira barajya muri comment zacu ubundi bandike batubwira uko babyumva ndetse nuko babibonye yes Emi wow aha reka rero reka negere YAKA MWANA numve ko byibura ari ikintu ashaka kunangariza oya ibyo ni mubireke biri mu ibanga reka kuza umva nkubwire biri mu ibanga nimureke nimusubire n'amakamera dushaka cameraman bihagarike bihagarike ntabwo cameraman bihagarike Emi buretse ntacyo wenda baraza kuza kuduha interview mu kanya tuze kureba Emi urabona ukuntu Emi nuze akeye YAKA karamujyanye seriye man Emi numvaga ari ibintu bya black nanjye numvaga ari ibintu bya black numvaga ari za filimi za Vidi Frank gusa YAKA umwana akaba aramwegukanye nyine aramujyanye yes rero nkuko nari nabibararikiye cyangwa se nkuko nari nabibabwiye ntago byari byoroshye kugira ngo mbashe kubona interview ya YAKA MWANA ndetse n'umugeni we ubu YAKA agiye kubaka urugo rushyashya YAKA bimeze nabwo urabibona ubu ntago nkiri muri za nsore ubu mfite izindi nshingano ubu nabaye umuntu w'umugabo ubwire za nsore twajaga tumenyerana mu nzagwa mu kabari ubu mfite izindi nshingano namaze kubaka urwanjye bapeperanye uhita unanabasezera bana bye bye kwa heri Sandrine bimeze bite
Sawa. Umeze neza? Meze neza. Umeze neza cyane? Ya meze neza nawe urabibona. Mbere na mbere gira ikintu ubwira abakobwa bagenzi bawe abo usize mu rungano. Nuko ntago tugeze dutumira abantu benshi. Hari akantu umugeni akora akajugunye akirenza indabo. Noneho iyo urwirengeje urufashe niwe ubusigiye ubukobwa niko nabyita. None ntabahara ariko nyine ubu urungano rwanjye nabwira nti bye bye njyewe nabonye wanjye. Hari indirimbo bajya bakunda kubiririmba nuko nayibuka neza ariko nababwira ko nabo bakitwara neza kuko baracyafite urugendo rurerure. Ibi bintu bisaba kwitwara neza bigasaba n'umutima ukomeye. Na muri make nabwira ko nabo bagomba kwitwara neza kugira ngo bagire aho tugeze natwe. Yaka ikibazo cya mbere cyamatsiko ngiye kukubaza. Umuntu witwa Sandrine mwagutabaye ibi bintu ntabibona ko utigeze unanamutumira biragenda ute? Mburabona bariya gusa nashaka kugira ngo banyeranje banyihereho, ahubwo uyu nguyu wanyimye niwe nasanze ko ari we mukobwa ufite umuco. Naho uriya umuntu ubwira ngo ryama agahita agarama, oya uyu niwe mwana ufite umuco. Naho uriya we buriya n'undi wese amusabye kuri gahunda agira inka umunyarwanda buriya nawe yamuha. Uyu niwe ufite umuco rero uyu wihagazeho, niyo mpamvu nashatse kumukubita mu mago biri seriye. Ako wambaye neza uri kubibona se kanini ubibona wowe. Sandrine mugenzi wawe ubushize yarari kukubwira ati ngiye gusora save the date, kumbe niwe wari uri muyisohora, wari wapanze gahunda imishinga wari umaze igihe kinini uyipangawe na Yaka. Ni ukuvuga ngo ubundi twe byacu twabikoze mu ibanga, ntabwo twagira ngo bibe ibintu biri muri rusange bibamo akavuyo. Ahubwo sinzi n'ukuntu nawe wageze ahangaha kuko ntabwo nuko wenda nyine wowe tuziranye ariko ubundi ntabwo twifuzaga ko hari umuntu uza hano. Urabona nkanjye w'icyamamare iyo mbishyira ku mugaragaro abanyamakuru ntabwo nari kubakira, bari gusanga bapakiye hano. So niyo mpamvu rero nabikoze mu ibanga kugira ngo bitazamwe akavuyo. Urabona nkatwe abasitari babazi ko dufite amafaranga, bari gusanga abavumba buzuye hano na za mbobo zose bari gusanga zaje kurya ibirayi hano n'amashu. Gatsiri se wari wamubwiye ko ufite ubukwe? Gatsiri ntabwo nabimubwiye ko nawe uramuzi yanteza abantu. Ndabona rero imbere yawe ariko uzi gushaka ibitomati. Reba Marene uramu Marene wamubonye? Marene urabona atari sawa se. Wareba Parene sawa ngaho ku ruhande. Hari se wamukuye ko tutamumenye? Rewe urabona ko ndi icyamamare, nawe ni icyamamare, ni umuhanzi wa Bujumbura mu Burundi. Niwe nashatse kugira pare wanjye rero ko ni icyamamare, nanjye urabizi ndi superstar. Sisa kutatumiye Yago wishumiye wavuga ati uzamutumira. Okay, Yago ntabwo byari ngombwa ko mutumira, ariko we nzamutumira mu indi minsi aze dusangira atahe nanjye nkomeze gahunda. Sandrine uteganya noneho iki? Ni igiki gishyashya noneho ufitiye Yaka iri joro? Noneho ni mama wararaye? Ni ukuvuga ubu noneho bya bindi nigiraga ngo urabona ngo naguha sinzi uyu munsi nyine ntabwo narinda kubivuga mu magambo. Bigaragara nta mpamvu noneho mfite. Ni ibintu biri bwikore nyine byacu. Ntabwo muzongera kumva ngo Yaka atanga ikibazo n'ikirego ngo banyimye. Ntabwo bizongera kubaho. Ikindi nshaka kuvuga nshaka kongeraho kubwo imyanzuro yacu ko byagenze. Urabona burya nta kintu kitagira itangiriro. Ikintu cya mbere cyatumye tubigiramo uruhare cyangwa se tubigira ibintu bya seriye, hari groupe tubamo dukina amafilime ubutumwa bugufi kugira ngo murabizi. Aho niho hantu hambere haduhuje. Tumaze guhura bitewe n'ukuntu twahuraga kenshi dukina, hari ukuntu nyine muba mukina filime ari blague ariko bikaza kurangira bibaye ibyanyabyo. Uko duhura kenshi, uko dukina tugenda tuganira twiyumvanamo. Noneho nyuma nibwo twapanze iyi gahunda
tubwira na manager wacu Vidi Frank tumubwira igitekerezo cyacu atubwira ko yadushyigikira nka manager cyangwa nk'umubyeyi wacu atubwira ko nta kibazo yadushyigikira ko twabikora nyine nkuko tubyifuza urumva rero kubwira manager wawe akaba dushyigikira nawe ubwe ni ikindi kintu cy'agaciro urumva ko muri groupe yacu habonetsemo abageni babiri ntawamenya wasanga bakinguriye imiryango hazabonekamo n'abandi gusa byose tubikesha ubutumwa bugufi kuko niho hantu twahuriye niho haduhuje tunashimira manager wacu ko akomeje kudufasha kuko muri ubu bukwe nawe yabigizemo uruhare ni ukuvuga ngo rero ni ibintu by'agaciro dushimira n'Imana yabihaye umugisha Yaka urateganya kumubyaza abana bangahe uramubyaza abana tuzababyara mpaka tuzababyara Imana izabarera urumva uzabyara nka bangahe ntabwo nzi umubare ariko ngomba kubyara abana benshi kabisa kuko n'Imana yaravuze ngo mubyare mworoke nk'umuca wo ku nyanja sesa ubwo se nk'umupadiri utarakora nk'ubukwe ni igiki wamubwira none wumvishe n'uburyohe bw'ubukwe umupadiri rwose utazakora ubukwe amenye yuko rwose yacitswe byinshi hano ku ruhande ndi kumwe n'umugabo ni n'umuhanzi kwanza nabanzana n'abaririmbire sibyo da abaririmbire n'akantu hari abaragize baturetse umukingi hari n'abungere bavumburukanwa hari n'abandi bakunda ikiyaga bavumba ku kirago baterera akaguru hirya no hino kazimama urukanwa rwahiye kazimama yesa ni baby life ntandi kuri Maria Jaya kano munsi tuba tumeze neza cyane mwamenyanye gute kugira ngo agukubite invitation ubashe kuva mu gihugu cy'u Burundi uze mu Rwanda mu majambo make ntabwo nari Burundi kubera nayeko ndakora ibikorwa byanje muri Tanzania ariko kubera yeko yamamagaye ati yambwiye ati nshaka icamamare ntawe wari uza turi kumwe uza kumbera pare ndavuga ati ntabwo nabireka ndafata indege ndaza manager we arambwira ati kabisa uwo utaje ubukwe ntibuva ariko nahise ndayishikira urabona ko ibintu bimeze neza ibyantunguye urabona yuko ibintu byari bimeze neza mu ibanga kandi urabona ko turyohewe dukiye dusa neza ubukwe bwa Yaka ubundi wumvaga utekereje Yaka uko wamubonaga wumvaga azakora ubukwe azabukora none aho utabukora nuko yabiteguye nyine akabona badafite icuki biri kumwe bameze neza nta kibazo na kimwe kihari umugore wa Yaka ni igiki umubonaho cyane icyo ndabona gikomeye nuko amufitiye urukundo Yaka naho mbona amufitiye urukundo nuko mbona bazokubaka urugo rusa neza Yaka da Queen nagutera iraza kugenda Queen ze twasezeranye leta ni arise bakamuzirika mfite uburenganzira bwo guhitamo nshaka nawe buriya hari Imana yamuteguriye njye wanjye urabona ko turi kumwe byarangiye Sandrine se we wagutaba Sandrine wanabaye buriya nawe akomeze kwihangana ashakira ahandi kuko ngiye uwanjye urabona ko byarangiye bya bindi bya zagara gauche à droite ntabirimo arangiye wanjye n'uyu Sandrine ariko hari akantu umuntu ashobora kwibaza ni ngombwa ko umukobwa akundana n'umuhungu mbere yuko bajya kubana akabanza kumuha kuri avance reka mbanze mbaze Yaka nawe uragisubiza Yaka ni ngombwa bo avance yari ngombwa ariko yagerageje kwihagararaho ntiyankubita avance ariko njye nari nkeneye avance ariko uyu munsi urabona mwishuka turaza kubiganiraho tu urajya umuvugisha indimu kabisa turabiganiraho ku buryo nyuma y'amezi 2 rwose araba mfitiye akana mu nda hariya Sandrine ni ngombwa ko umukobwa abanza guha umuhungu avance mbere yuko babana ntago ari ngombwa kubera yuko impamvu ngewe ndaha abakobwa benshi urugero iyo uvuze ngo ugiye gutanga avance uyiha umusore hari igihe umuha avance bikarangira agucitse
kandi ngo nta kutagize kugira ngo umwereke ko muri kumwe nyine waramuhaye ibyo akeneye. Impamvu njyewe rero impamvu navuze ati reka mu testing ndebe koko niba ari umuntu wihangana. Hari igihe ubikora ugira ngo urebe niba koko umusore yihangana, hari ukwihangana agiye kuko abazi neza ko ibyo kwako bifite kandi ko n'ubundi ntaho bizajya kandi koko niba nakomeza kwitwara neza azabibona. Njye nabikoze kugira ngo ndiwe kwihangana kwe aho kugarukira, akajya yivumbura ariko nawe aza kubona yuko bundi mu muco nyarwanda bavuga ko ubundi ugomba kubana n'umugabo cyangwa kumuha ari uko mwabanye. Niwo muco nyine, ariko abenshi ntabwo babikurikiza, ariko nicyo kintu nabonye n'umugabo ni hakubaha. Nka kuno Yaka yarabanje arijijisha akajya yirakaza, ariko yemeye icyaha ko agomba gutegereza. Yemeye icyaha Yaka wayamanitse. Agomba gutegereza, narategereje ariko uyu munsi urancikara. Uyu munsi nta bintu byinshi bihari. Ubizi koko nguku inkoko zawe yariye kugeza kuri uno munsi zingana ute? Turabiganirira mu gitanda nawe arabi. Uyu munsi rwose kabisa. Uyu munsi zose ndazisha. None se Yaka usanze ya staff atayifite nawe ari nk'ikigabo nkawe? Uramubeshyeye. Nyine usanze ari nk'ikigabo nkawe? Nsanze ari umugabo nkanjye nakwiyahura, nakwica. Sandrine namera ukuri kumugira inama, watabaye yakumubwira ati Yaka bizagenda gutya, none birangiye Yaka umwegukanye. Ubu wowe hagati yawe na Sandrine muzongera kuvugana? No kuvuga ngo ibyo kuvugana byo nta nubwo ari ngombwa, kuko ubundi akenshi abakiba hagati yabo haba haca n'umuriro. Ni abantu badakunze kumvikana cyane. Icyangombwa nuko icyo nashakaga nakigezeho, naho ibya mukeba wanjye we ashatse no kuzana n'izuru rirerire, kuko ubu ngubu Yaka ninjye umufite, ubwo cyaba ari ikindi kibazo. Ubwo yambwira niba umwanya wanjye nafashe kugira ngo tugere kuri uru rwego. Nta bushuti mfitanye nawe bundi. Ikindi kandi ku mugabo ikintu gitandukanya gituma abakobwa bashwana bapfa umugabo n'igituma abagabo bashwana bapfa umugore. Niba ngombwa ko akomeza kuzana bya bindi bye azi ko ari brage, umuntu yagira ikindi kintu abikoraho, ariko ntago njyewe nakomeza gusa ni ukumushoreza. Ntago iyo mikino yo kuvuga ngo Yaka ibiki byarangiye, birarangira ahangaha ntago ashakira ahandi. None Sandrine ashakira ahandi. Sandrine mwabaye inshuti, Sandrine mwarakundanye, Sandrine mukinana mu butumwa bugufi, wari urimo mugira inama y'uko azitwara kuri Yaka, birangiye n'ubundi Yaka ari wowe. Nicyo kibazo nakubajije, ashakira ahandi, umubanire yawe hagati yawe nawe biragenda gutura tuva mu butumwa bugufi cyangwa urakomeza cyangwa urasaba video amwirukana? Oya ntago byashoboka, kuko n'ubundi urabona kuba njye na Yaka tugiziranye uyu mubano. Nakubwiye ko ubutumwa bugufi harimo uruhare rwinshi, kuko niho twamenyaniye, twahuriye muri groupe. Urumva ko umuntu mugenda muhura niko mugenda mumenyana, turamenyana, turibwirana, nyine amahirwe biraduhira nyine no kugeza isaha kuba tukiri kumwe. Nuko n'ubutumwa bugufi, kuko niho twamenyaniye cyane kurushaho. None urumva nakubwiye ko ariho twanabwiye Vidi Frank ariwe manager wacu, tumugezaho igitekerezo cyacu, atubwira yuko nta kibazo, atubwira ko nawe azadushyigikira. Urumva kuba yarabyemeye, nta bintu byo kuvuga ngo nava muri filime cyangwa se ngo ntago twakomeza gukora filime, ahubwo ubu tuyirimo neza kuko niyo hantu haduhuje cyane. Ntago twayivamo kuko izakomeza, kuko hazazamo, urabona muri groupe nimbavuyemo abageni, nta wamenya wenda hazavamo n'abandi. Ni ibintu by'agaciro cyane. Nawe n'umugore gosha Anje we wanze kugaragara. Urabona ibi bintu bimeze bite? Urabona ibintu n'uburyo ndakubwiye ngo numiwe. Hanyuma rero nkuko bari kunyweshanya cyangwa se bari kuryohysanya, hano hari umusista turi kumwe ahangaha, ariko reka mbanze mubaze ngo ubukare kubibona gute. Ngira ngo hari abantu benshi batukikije, ariko sinshaka ko bizamo akavuga cyane, kuko ni bado dushaka nabo turaza kuza kubaganiriza. Ariko negereye hano hafi ahangaha, reka mfatemo umwe wenyine nabonye yakoze imirimo, ndabona ari mu gikoni byashye. Ewana, egera hino sister, bimeze biti? Ni sawa cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Wabyanze ko wakugaragaza kuri kamera nkuko nanjye ntajya nigaragaza ariko?
umva noneho turi no mu mirimo y'ubukwe urabizi mu bukwe haba hari akavuyo kenshi. umuntu ashobora kutayibaza ubundi wowe upfana iki na Yaka cyangwa se upfana iki n'uriya mukobwa wakoze ubukwe? Njye ndi umushiti wa Yaka wa hafi nyine nanjye ndi icyamamare. Yaka mwabibonye ko afite inshuti ubukwe bwe bwitabiriwe n'abantu batari benshi cyane ko turi muri covid, ni kwirinda covid cyangwa se no kugira. Yaka yavuze ko atifuza ko hari abantu benshi bataha ubukwe bwe cyane ko ari nk'icyamamare, yagiye abyivugira avuga ko hari abantu benshi atashaka mu bukwe bwe. Yavuze ba Yago. Yaka we muzakiranuka. Hanyuma Emi, ubukwe bwe ndabona ari sawa cyane. Ako ngenda ngira ngo nisebera akantu Yaka afata ikirahure cya madamu wawe. Oya afata icya madamu wawe nawe nafata icyawe, sibyo? Mukore cheers, muhite munasomanya ariko oya muhesha ariko Yakasha. Oya mugasubiremo, sibyo? Mugasubiremo ako kantu neza. Yaka somya madamu sha ko ya Yaka ibi bintu ubundi wari ubitegereje mu myaka ingahe? Ibi bintu rero ngewe ni Nyagasani, ntabwo nabiteganyaga kabisa, ariko kubera Nyagasani no kuba ndi superstar, urabona ko c'est très bien, kandi madamu tuzabana neza. Sheri nzagutetesha uziko na problem ariko nawe mwishuka nuko careful zitaruka. Aya ntugire ikibazo. Ase wamuririmbe nk'akaririmbo kakandi kiringa rushaka. Uyu munsi nasaraye. Oya shaka muririmbira turi mu buriri. Munsi ubukwe ndamuririmbira nijoro. Uramuririmbira turi mu ishuka. Nk'umuntu wavugaga ati Yaka ntiyakora ubukwe, ubaka kanya wamubwira iki? Si umuntu wavuga ngo Yaka ntiyakora ubukwe, ubuse niyumiwe. N'abakobwa bari bantegereje, bamwe naryaga amaturu bategereje kunkuraho 5, 10 bihanagure, ntabwo bazongera kumbona. Uwanjye namubonye. Sandrine urabyizeye? Ndabyizeye kubera ko burya ikivuze ngo ugiye gushaka n'umwanzuro banza ugatekerezaho neza. Sinkika ko Yaka nk'umuntu w'umugabo wavuze uti nemeye icyaha, nemeye ko mpisemo. Buri iyo ushatse uhisemo umuntu umwe, namuhaye akanya gahagije ko kujya muri abo bagore, kujya mu bakobwa, yewe bakanabanyereka nkabasha kwihangana sinsare. No kuri kamera nkabona yaje abazanye sinisaze. Ariko nizere ko twarabiganira, ambwira ko ibyo bintu icyo cyiciro kivuyemo agiye kwihagararaho nyine nk'umuntu w'umugabo. Ndakeka izo ngeso yazicitse atazongera kuzikora. Abantu bajyaga Yaka, hari abantu bajyaga bavugisha Sandrine batuye muri Amerika bavuga ngo turashaka Sandrine, ngo biragenda gute, ngo Yaka ngo nago yavamo umugabo muzima, ngo Yaka bakubeshya. Abo bantu nabo wabaseze? Ngewe Sandrine nago mubujije kuvugana n'abantu, ariko ikibi ni ukwinyesebura. Nako kuvugana n'abantu, afite abavandimwe, afite n'izindi nshuti, kuganira n'abantu. Rero nge ntabwo ndi wa muntu ufuha ubu n'umugore wawe umuntu amusuhuje utangira uyagare ngo baramugutwaye. Uzaganire n'abantu ariko ntuzanangire kuri gahunda yo ni yakagira inka munyarwanda. Ase kutigeze utumira Eric Samson ngo byibura nabwo ati bya bindi ngibi bya Eric Samson nzamugenera akantu ku cyumweru. Akabo cyumweru aba yaje, tuba turi kumwe muri Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi. Honeymoon izabera iki? Honeymoon ni ibiki? Honeymoon ni iki? Yaho muzajya kwishimishiriza nyuma y'ubukwe. Aho tuzajya kwishimishiriza ntabwo ndategura neza, niba ngombwa tuzamanukira Rubavu umazi kuko ndanakumbuye. Sandrine nagacyo ari busange mu rugo wamuteganyirije kibanga, nagacyo atazi. Iyo nibanga araza kubibonera mu rugo. Ako se Sandrine Yaka ubundi riba bajama bari hanze aha kuntu bangana, Yaka ni igiki cya danje yaguhaye cyangwa ni ubundi yatanze inka zingana gute? Yaka watanze zingana? Ngewe se nta nka natanze, ubundi dusigaye dutanga amafaranga. Niba ari inka ukajya kuyigurira, twe dutanga kashi. Namukoye miliyoni 6. Sandrine 6 urabona babagabo bepfiriya bari gukwiba 300 ngo nizo ngiye miliyoni 6. Mubaze singuye muzatura
ngo dutuye Nyarutarama. mutuye Nyarutarama. Sandrine ikibazo nari nkubajije abajama bari hanze aha YAKA ni igiki yaguhaye cya danje kirenze oya ntago kuvuga ngo wakunze umuntu ntago bisaba ngo umuntu aguhaye iki cyangwa ngo urebe umuntu uyu n'uyu. Umuntu muramenyana, imico ye, imyitwarire ye niyo ituma icyo cyizere kiza, niyo ituma umugira icyo cyizere cy'uko yaba umuntu ukeneye. YAKA rero we yagize igihe nakubwiye ko hari igihe byabaye ngombwa ko areka inzoga musaba ko yazirika kugira ngo imyitwarire igende ihinduka. Arankundira inzoga arazigabanya. Kuri iki gihe rero umgeranyije nuko arameze imbere tukimenyana yari yarahindutse mu buryo bugaragarira buri wese. Niba umuntu rero avuze ati reka ndeke iki kintu ku bwawe urumva ni inshingano nanone abayihaye. Nta kuvuga ngo hari ibindi birenze ntabyo, nuko yabaye uwo nifuje kandi nkabona akanyubashye. Marene se wamukoye? Marene ni inshuti yanjye cyane. Numva rero ntago nigeze njya gushaka abakinnyi, nashatse kuzana mu mukinnyi dukirana, ariko ndavuga ni kuko buriya abakobwa hari nari kumuzana ugasanga agiye kuvuga ati kanaka umukinnyi dukinana yakoze ubukwe, twanze ko bibi ibintu birebire, nzana umukobwa w'inshuti yanjye, ndavuga ati ngwino njye kunyambarira nyine nk'ibintu bisanzwe, nawe uramubona yahigereye. Aha ubu YAKA mumbabarire mbaza iki kibazo Sandrine, YAKA yaragusabye uramwima, reka nyibaze YAKA usanze atakiri isugi byagenda? Nsanze atari isugi abo nimo mba nshaka ahubwo uze ngiye nkeneye isugi, ahubwo iyo biba ngombwa nari no kumuzana yarabyayeho, ariko njye ntabwo nkunda abakobwa b'isugi ngewe. Kubera iki? Kubera biriya bintu byo guhataha tumeze nk'uri kurwana n'umuntu yirizwarizwa. Njye nta nubwo mba nshaka isugi, mba nshaka nabyibuze nk'umukobwa wabyayeho barigireke Sandrine ninsanga atari isugi biranshimisha kurushaho. Sandrine YAKA nasanga utakiri isugi kandi waramwimye kuri gahunda, ariko wumvise ko icyo cyo kibazo afite. Isugi ni cyangwa utari isugi ntago ari cyo kibazo gihari. Icyangombwa nuko yankunze kandi nkaba nzakora ibyo umugore wese yakorera umugabo we. Byo kuvuga weho ushaka kumenya niba ari isugi, buretse iri joro ejo nzakubwira uko nasanze bimeze. Gahunda urumva witeguye ari neza? Gahunda ni gahunda kabisa, gira inka munyarwanda, uyu munsi araba ari kurete. Sandrine wowe nta kantu ushobora kubwira YAKA, gira byibura nk'ijambo ushobora kuba wabwira YAKA n'abantu badukurikiye kugira ngo bikuve ku mutima. Hariho abantu tutakurikiranye imihango yo gusezerana kwanyu mu rusengero, ndagira ngo ugire ikintu umubwira. Ibyo namubwira kuri inshuro ubwo ni byinshi. Icyo namubwira YAKA reba umugore wawe ariko kukubwira akiriya mikoro nawe wajya kubwira rwose uhita unanamusubiza. Icyo namubwira ashaka kumushimira nk'umuntu wambaye hafi, nk'umuntu wajyanye umvira mu nama namuhaga akumva n'ibyo namusabaga byanyeretse ko ari umuntu wo kwizerwa kandi ko yavamo umugabo nifuza. Mushimira yuko yitwaye neza mu buryo bugaragara, amushimira ko n'ingeso yari afite yaziretse ku bwanjye. Mushimira ko n'umwanzuro twafashe wo kugira ngo noneho ibyacu tubishyire ahagaragara, ko yamfashije kubitegura akabyemera nk'umuntu w'umugabo, kandi ko yanyemereye ko inshingano ze nk'umugabo azazikora nk'uko bikwiye, nanjye nkaba musezeranya ko nzakora izanjye nk'umugore nk'uko bikwiye. Gusa usanze kuri gahunda atameze neza, icyo ntago ari ikibazo, ibyo ni ibibazo byacu. Ibyo ni ibibazo byacu. Ukajya mwinjira abantu namwe uri umunyamakuru kandi nicyo mfa n'amakuru. Ushaka kwinjira mu buriri bwacu bite byawe, kuki ushaka gutoza gahunda zo mu buriri? Izo ni zacu twembi, nitwe tuziziranyeho. Ngewe Sandrine nicyo nakubwira cyo gusa nuko ngukunda kandi nzagufata uko ngomba kugufata. Apana uyu munyamakuru kwinjira mu buzima ashaka kwinjira cyane, hari aho bagarukira. Tension na rokete akase bona nakabizo kwita reka nsabe Anje yanze kugaragara. Anje twari turi kumwe, ndagira ngo byibura
Vidi Frank nawe ndabona yabukereye mbere yuko wenda bamugaragaza yari yambaye inkweto itukura ya orange ipantaro imeze neza ibintu byose ni ulala. Ndagira ngo Ange wenda nk'iminota nk'ibiri aganire na Vidi Frank ubundi tugane ku musozo. Hanyuma rero nkuko mugenzi wanjye amaze kubivuga ni ngiye kwakira umuntu witwa Vidi Frank. Vidi Frank abenshi muramuzi ni boss wa YAKA cyangwa se ni manager wa YAKA, ni umufasha ni umuha hafi, ariko ikintu cya mbere nibajije ni ko cyatamubaye kuki atabaye pari. Vidi Frank vipi? Umeze neza? Ndabona wambaye neza witabiriye ubukwe bw'umuhungu wawe. Byari ibirori. Igihe kibazo mfite ni kimwe, natunguwe no kubona utabaye pari kandi nzi ko buri munsi ubu muri ruhande. Byagenze bite bro? Twashatse umuntu ufite amadrede. Ya madrede. Niwe twumvaga w'umuhanzi ni icyamamare, tushaka umuhanzi mugenzi we no muririmbyi y'u Burundi. Okay. Hanyuma rero kubera ikiriwe mwahisemo, kuki mutahisemo wenda nka Eric murabizi ko ari umuntu wa hafi wa YAKA, kuki mutashatse muri umuntu wa YAKA cyangwa se mukuru we cyangwa se abandi? Twumvaga dushaka ko n'uyu mucuranzi w'i Burundi kubera ukuntu akunda YAKA baziranye yamubera pari. Kandi byagenze neza, wabonye kazi no guprotokora birasa naho ari ibintu amenye cyane rwose. Twejyaga no kumugira nkabona ari kumuprotora nkibaza nkavuga ati wallahi umuntu ndabona ari mu kazi cyane. Hanyuma rero umuntu ashobora kutayibaza akavuga ngo ese kuki ibintu mwabigize private? Ibi bintu kugira ngo tubimenye nge na Yemi byatutwaye imbaraga nyinshi cyane. Nibaza nkavuga Vidi Frank turavugana buri munsi kubera iki ibintu atambwiye ko YAKA afite ubukwe kugira ngo natwe tuhuzemo. Kuki mutatugirira icyizere? Urabona turi inshuti simbyanze, ariko n'abandi banyamakuru benshi turaziranye turi inshuti, ariko ntabwo twashatse ko twabuze amahitamo y'uwo twahamagara n'uwo twareka, ubwo mudusanze biri hari twabuze ukuntu tubyakira. Ariko kandi hakaba harimo muri bino bintu hakaba harimo na message ikomeye twashatse kugira ngo itangwe, niyo mpamvu twabemereye ko muteri kugira ngo mubibone, kuko muzi ko YAKA yaramaze iminsi afite abagore benshi. Ni benshi cyane, benshi cyane. Harimo Sandrine umwe wamutabaye. YAKA n'umuntu ngaruteho gatoya n'umuntu utari nyine wabanaga n'umukobwa ari umugabo ukunda kwiryamira n'abandi bakobwa, aricyo yitayeho cyane. Igihe kiragera atera ishoti wo bise Sandrine. Sandrine ni umukobwa bakundanye, ngira ngo urabizi ko barwaniye, igihe kikagera Sandrine agahitamo YAKA. Ni ibintu bikomeye cyane. Njye numvaga munkore surprise, ntabwo numvaga ko ari Sandrine, numvaga ari Sandrine wa wundi. Iyo mujama wanjye miyamamagara ambwira ati mpano uzi ko YAKA yakoze ukavuga ati genda, avuga ati genda. Ikintu gihari nuko babandi yashakaga kwinyeseburaho yinyesebuye nabo akabona ko batakubaka. Noneho aravuga ati Sandrine wanyimye keza wanjye, bigaragara ko ari we wavamo umugore. Arambwira ati Vidi kankubwira ati duhuriye mu butumwa bugufi, urabizi turakubaha tugira gute, ariko umwana w'umutima ninde ni keza. Hanyuma rero urakoze cyane kuganira natwe Vidi Frank. Mpamagara mugenzi wanjye kugira ngo dusoze, ngira ngo mwabyiye mubyibonera uko bwari byiza, bari baduheje bajyeho bakande subscribe. Ikindi cya kabiri banibuke ko abo bose ari abakinnyi bo mu butumwa bugufi, ubwo tangiriye kuri YAKA, ubwo hazaza n'abandi badafite abagabo nabo duhite dukomeza bajye kuri yawe. Iki kiganiro cyose baraza kucyumva. Umuntu utarakora subscribe kuri yawe sinzi ibyarimo. YAKA ibi bintu message wenda bishobora kuba byasigira abari b'u Rwanda batarashaka, kuri wowe ni ihe message ushobora kuba wabaha? Abakobwa rero muri rusange niba uri gupanga n'umuhungu kurushinga, apana uko agusabye ngo umuhe, ko agusabye agaturukamo, yagusaba ukamuha, kuko ukomeje kumuha araguhaga akifatira abandi. Mujye mubima rero mubahe mwarushinze. Ubwo abakobwa babaha nyine no kuvuga ngo urababwira ati mwimane bana mubikiyo boro yanyu kabisa, ko nuyitesha agaciro n'akazi kawe uzabura umugabo kubera kugenda uyitambaza ubonye wese umuhereza. Sandrine wowe ubutumwa byagusigiye wenda ushobora no guha n'abandi basore, uyu YAKA yabuhaye abakobwa, wowe ni iyihe waha abagabo? Abagabo ufite abagabo nabahiye, reka nanjye mbwira abakobwa kubera ko ni twebwe duhura n'ikibazo kurusha abahungu.
abakobwa nababwira yuko ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kwiyitaho, ukagira inshingano, ukimenya, ukamenya agaciro kawe nk'umukobwa. Ibintu byo gukundana n'umusore mwamara n'icyumweru ngo nsura, ibyo bintu mukabivaho, kuko mubonye yuko iyo wihagazeho umugabo na kuri seriye akaba yagirira gahunda kugiraho, wa mugani wa YAKA kwimana ni mubi bisambo ku byanyu, kuko utabaye igisambo ku byawe uriya n'uwo mutungo abakobwa tugira. Iyo wa mugani utambaje cyane urahomba, uraguhombera, kandi buri umuntu uriya mutungo wahombeye ni agahinda cyane. Urumva rero nabasaba ko bakomeza kwirinda. Ni umutungo niwo mutungo abagore tugira wimukanwa. Arari niyeze ko ngo mucuruza mutaranguye, haba abakobwa bahora mu mageto y'abatipe. Nyine nibyo navugaga, ko umutipe aguhamagaye ako kanya ukaburirukanse no kuri geto mukinyese bura akaguha 5 ugataha, cyangwa se ntanayaguhe. Bibaze kubona umukobwa ava Gisenyi agatega imodoka akaza gusura umutipe Gicumbi, agemuye uriya muzigo. Urumva ko abakobwa b'iki gihe rwose banamugerageze kabisa, mwihagarareho ba. Abakobwa bava ku Gisenyi bagemuye umuzigo Gicumbi. Uzategereza kubona umukobwa afata itike akava hano yabana agakora ibirometero agiye gusura umujama. Ese aba yabuze ahandi yatanga umuzigo? Abakobwa b'iki gihe rwose sinzi uko bateye, mbibona inshuro nyinshi. Utangire Gicumbi rwose agateza avuye mu mutaraje gusura, utanamutumyeho ukabona kuguyeho. YAKA byakubayeho? Byambayeho ngewe. Sandrine, uwo muzigo rero ni uwa YAKA, kandi tubifuriza urugo ruhire, muzabyare hungu na kobwa. YAKA, iri joro ni pe uracuranga iyi ndirimbo? Ni joro raba ri tayari kabisa, mimi nafurahi sana murakoze. Mano zabaye kurambana, uba urugo rugendwa rero no kuba maso barinda ubukene. Batuze mu ijuru rito Mariana, eu vou fazer isso.